Yes, reka nongere nguhe ikaze aho dukurikirana umunsi ku munsi, njye nitwa James Legend ubategura kandi tukabagezaho izi nkuru zigaragara muri filime ya My Heart. Turi mu muryango wa Adolphe ndetse na Suzy, aho tugiye kuvuga ku mibanire basigaye bafitanye uyu munsi. Nk'uko mubizi, aba bantu ni abantu bafitanye imibanire itari myiza mu rwego washima, aho usanga uyu mugore nyine ari umuntu ukunda kuzamuka cyane, ariko ugasanga uyu mugabo we ni umuntu ukunda gucisha makeya, ni umuntu ukunda guca bugufi, aho usanga ndetse akunda gushyikirana n'abana be cyane, mu gihe uyu mudamu we abana bamukunda ariko bakamutinyira yuko atabaha umwanya wo kugira ngo nabo batekereze nk'abantu bakuru. So muri iyi minsi rero uyu Suzy yaje gufata umwanzuro, yitekerezaho, aravuga ati imibanire mfitanye n'umugabo wanjye ntabwo ari myiza, cyane ko n'abana be bari batangiye kugenda bamujajinga bamubwira bati mama uratubangamira rwose, utuma tutagira inkundo zacu ngo twitekerezeho koko nk'abantu bakuru, turebe icyo dukwiye gukora, hanyuma woweho urwane no kudushyigikira aho kugenda uturwanya nyine mu byo twagiye dutekereza. So afata umwanya rero yitekerezaho, afata umwanya wo kuvuga ati ngiye gusaba imbabazi, abibwiraho umugabo we, ariho yatangiye abwira umugabo ati rwose ngiye gusaba imbabazi abana banjye, ndetse nemerere n'uyu muhungu wanjye Bobo ko yakora ubukwe na Nana, nawe mubabarire ndetse nzajya n'iwabo kubasaba imbabazi, ibintu bigaragaza impinduka. Ese mu buzima bwawe hari umuntu mwaba mubana nawe ushobora kuba yitwara mu buryo nk'ubu ngubu? Inama wamugira ni iyihe? Ese uyu nguyu uri kubona ari gusaba imbabazi kuko mu gihe cya nyacyo, nk'uko musanzwe mumaze imyitwarire ye, se ibi bintu byaba kuko ayo makuru yaba yizewe? Ibi ni ibintu buri wese agomba kwibazaho, ariko akagenda afata n'umwanzuro. Imibanire nk'iyi ngiyi mu ngo zimwe na zimwe igenda ibaho, ariko aho iri nakubwira ngo buri wese nagerageze kwihanganira mugenzi we, uko byagenda kose inkono ihira igihe, hari igihe kigera umuntu akitekerezaho akamenya icyo gukora kandi akareka kubangamira mugenzi we. Amakuru nk'aya rero nzajya tuyabagezaho 5/5. Njye ndi James Legend, Imana y'u Rwanda ihorane namwe, turabakunda kandi cyane.